memu uzasanga ariko kubwira ntago wageze imyaka 20 utararya umwana, reka ntago wageza imyaka 20 ucyambara ingutiya zigera ku birenge. Uyu muntu uzasanga hari imirimo y'isi yagiye imubata, ariko n'iy'ijuru nayo ikamubata. Uri bino byiciro bine by'abakristo, ese uri mu kihe cyiciro? Ese uri mu kihe cyiciro? Haleluya. Ese aho ntago waba uri muri neutral position, aho ntago waba uri mu kazu yaze. Ese aho ngaho ntago waba uri muri normal position, aho utarafata umwanzuro. Iby'isi n'iby'Imana nturafata umwanzuro, nturahitamo ibyo uzajyamo. Aho ngaho ntago waba uri muri icyo cyiciro. Ese waba uri muri negative position, waba uri mu cyiciro uyoborwa na kamere, ibyo ukora byose ari ibya kamere. Haleluya. Ndabinginze rero tuba abakristo beza, tujye muri positive direction. Munyemerere dusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, Imana ikomeye, utuye ahirengeye cyane, aho ubwenge bw'abantu tutabasha gusobanukirwa no gusobanura. Mwami ndagushimiye kubw'ijambo ryiza washyize mu mutima wanjye, kugira ngo data mwiza abagiye kuryumva ribagirire umumaro. Nimera data duhe imbaraga kandi dushoboze, ribashe kuduhindura kandi ribashe kuba iry'umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Nongeye gushima Imana kubw'uyu mwanya mwiza. Ndashima Imana ko yongeye kuwuma kugira ngo tuganiremo ijambo ry'Imana. Haleluya. Intego nyamukuru dufite no kugira ngo tumenye abo turiho muri Kristo Yesu, ndetse tumenye n'ubukristo dufite muri iyi minsi uko buhagaze. Haleluya. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Munyemerere dusome ijambo turi busange mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorino. Turasoma igice cya 6. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turasoma ku gice cya 6 umurongo wa 12. Haravuga ngo imibiri yacu ni ingingo za Kristo. Byose ndabyemererwa, nyamara ibingirakamaro si byose. Byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Ibyo kurya n'iby'inda, n'inda nayo ni iy'ibyo kurya, nyamara Imana izabitsemba byombi. Nuko rero umubiri si uwo gusambana, ahubwo ni uw'Umwami, kandi Umwami nawe ni uw'umubiri. Kandi ubwo Imana yazuye Umwami Yesu, natwe izatuzurisha imbaraga zayo. Nimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo. Mbese noneho nora ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Nimuzi yuko uyifatanya na maraya ababaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uyifatanya n'Umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ni muri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Haleluya. Munyemerere nongere nsubire mu murongo wa 19. Mbese nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ni muri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Haleluya. Muri runo rwandiko Paulo yandikiye Abikorino, yararimo arabahugura, arababwira ngo iyo mibiri yanyu mureke kuyandarika, mureke kuyikoresha ibyo mushaka. Iyo mibiri yanyu mumenye ko yaguzwe igiciro cyinshi. Haleluya. Mumenye ko yaguzwe iby'agaciro. Iyo mibiri yanyu ntago ari yo gukoresha ibyo mushatse. Uyu mubiri dufite, mureke mbabwire, ufite umuntu uwugenga, uweguriye niwe uwutegeka. Haleluya. Ni muri urwo rwego rero nje kugira ngo dusobanukirwe ibyiciro bine cyangwa ubwoko bune bw'abakristo. Haleluya. Nawe turaza gusoza buri muntu wese yamenye icyiciro ahagazemo. Ese ngende mu kihe cyiciro? Turaba dufite ibyiciro bine. Umukristo uri muri normal position, turaba dufite umuntu uri muri negative position, turaba dufite umuntu uri muri neutral position, kandi turaba dufite n'umuntu uri muri positive. Haleluya. Imana yo mu ijuru iduhe umugisha. Munyemere dutangire
nk'uko muri kubibona kuri sikirini yanyu, dufite igishushanyo. Mu ruhande rw'ibumoso hariyo umwuka, mu ruhande rwo hagati hariyo umubiri, mu ruhande rw'iburyo hariyo kamere. Murimo murabireba neza, hari agafureshi kari kuva mu mwuka, hari n'akandi gafureshi kari kuva muri kamere, byose bigahurira mu mubiri. Mbere y'uko nkomeza, ndabanza mbabwire aka kantu. Uyu mwuka utegekwa na buri kintu cyose hano gifite umuyobozi wacyo. Umwuka n'ubugingo bitegekwa na Kristo, bigengwa na Kristo. Umubiri ugengwa nanjye, ugengwa nawe. Umubiri wawe ni wowe utegeka. Niyo mpamvu ushobora kuwushyiraho tatuwaje, niyo mpamvu ushobora kuwusiga mu korogo. Bamwe ngo ntabwo ukitwa mu korogo ngo ni kamukesha. Birashoboka ko wakisiga uko ubishatse, ukajya no kubagisha agasura nimba ufite isura mbi, nimba ufite isura idashamaje, ukajya kuyibagisha. Nimba ari amabere manini ukayakatisha akaba matoya uko ubishaka. Uyu mubiri rero niwe muyobozi wawo. Rero na kamere nayo ifite umuyobozi wayo. Kamere nayo iyoborwa na Satani, umuyobozi wayo ni Satani. Haleluya. Rero iki gishushanyo turi kubona imbere yacu, iki gishushanyo kirerekana umuntu uri muri normal position. Uyu muntu aba atarafata umwanzuro. Uyu muntu iby'umwuka n'aba bikora ndetse n'ibya kamere n'aba bikora, aba ari aho ngaho yikorera imirimo isanzwe. Aba bantu tubita ba mico myiza. Rero ba mico myiza tuzabasanga mu midugudu yacu. Ba mico myiza turavukana, ba mico myiza turirirwana, ku buryo uyu muntu udashobora kumusanga mu kabari, uyu muntu udashobora kumusanga mu ngeso mbi, uyu muntu udashobora kumusanga ndetse no mu masengesho, ntushobora kumusanga mu by'Imana. Uyu muntu yaba ibya kamere yaba n'iby'umwuka aba bitegeka, aba atarafata icyemezo. Uyu muntu arangwa n'iki? Uyu muntu akenshi uzasanga aba arimo aragisha inama y'ibyo yahitamo, akaba asengeye mu rusengero cyangwa mbireke, ese nkora iki? Ugasanga aracyabishidikanyaho. Haleluya. Ariko uyu muntu nanone biroroshye gushukika. Uyu muntu iyo ahuye n'umuntu umujyana mu mirimo ya kamere, birangira abaswe nayo, birangira ayikoze kurusha, akabibamo inararibonye, akabibamo expert, akabikora neza kabisa imirimo ya kamere. Ugasanga niwe urara mu kabari, ugasanga niwe urara mu mihanda, ugasanga niwe ugendana udukingirizo. Uyu muntu kuko yahuye n'umujyanama mubi akamugira inama yo gukora imirimo ya kamere, birangira rero abaswe nayo. Kandi nanone uyu muntu iyo ahuye n'umujyanama mwiza akamuhugura ku by'umwuka, akamuhugura ku by'ijambo ry'Imana, uyu muntu aritanga, akora uyu murimo neza, akawukorana umwete. Usanga ari mu rusengero, usanga ari umuririmbyi, usanga ari umuvugabutumwa, usanga ari umunyamasengesho mwiza, usanga yumvira, usanga ari umunyamico myiza, usanga ari we dutangiraho urugero kuko yahuye n'umujyanama mwiza. Rero ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, hari abantu bari muri kino cyiciro benshi batarafata umwanzuro, batarahindukira. Nakugira inama yo guhindukira ukayoborwa n'umwuka. Haleluya. Rero kuba uri aha ngaha uvuga ngo iby'Imana simbirimo, n'ibya Satani simbirimo, sindoga, sinica, siniba, uyu muntu rero kandi ugasanga nabwo ntago ajya mu mwuka, ntago ajya mu by'Imana. Haleluya. Uyu muntu rero ijoro nawe ntago azaribona. Ushobora guhita uvuga ngo si umuntu katiba, katica, kadakora ibibi, ni gute yabura ijuru? Haleluya. Iri juru rizajyamo uwizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Bivuze ko uyu mubiri na kamere yabyeguriye umwuka akamwizera. Rero uyu muntu ntago aba yizeye Yesu, rero ntago yajyamo. Nubwo ari mico myiza, ntago yizeye Yesu Kristo. Ntago iyo mico ayikura mu kwizera Yesu Kristo, ahubwo ayikura mu kuvukira mu muryango utamufafuriza cyangwa se utamuhatira gukora ibyo byangwa n'Uwiteka. Imana ibaho umugisha. Icyiciro cya kabiri, murabona iyi foto iri ku mukristo wa kabiri, niho tugiye. Nk'uko muri kureba iyi foto iri imbere yanyu kuri screen, turahabona udufureshi tubiri turi kujya muri kamere, ariko hari akandi kari kuva muri kamere kajya mu mubiri, hari n'akandi kari kuva mu mwuka kajya mu mubiri. Haleluya. Rero uyu muntu aba yariyeguriye kamere. Amen. Mbere y'uko nkomeza, uyu mwuka na kamere byose bicumbikiwe
n'umubiri. Ibi byose biri mu muntu, biri mu mubiri. Haleluya. Rero uyu muntu nk'uko muri kubireba hari udufureshi tubiri, aka gafureshi kamwe gahagarariye umwuka, akandi gahagarariye umubiri. Bivuze ko umwuka n'umubiri byose yabyeguriye kamere. Kamere niyo iri kubitegeka, ariko nubwo yabyeguriye kamere, murabona ko umwuka ugihari. Uyu mwuka ukiri kuza ku mubiri uri gukora iki? Uyu mwuka uhora ubwira uyu muntu ngo ibyo ngibyo uri gukora ntabwo ari byo, wakwihanya ukabireka, wakwihanya ukareka ibyo byaha, wakwihanya ukava mu businzi, kubona nta nyungu irimo. Murabona n'iyi kamere nayo ntiyigeze igenda, ntabwo Satani yigeze arara yirara ngo uyu muntu ni uwanjye, nawe aguma aho ngaho agakomeza akarwanya umwuka kugira ngo uyu muntu ahari adahindukira agahindukirira umwuka. Niyo mpamvu uyu muntu wabaswe n'ibyaha, uyu muntu wabaswe n'imirimo ya kamere, guhindukira biragoye, gukizwa biragoye, kubera ko kamere iguma iri aho ngaho, iguma iri kumurwanya, iguma iri kurwanya umwuka kugira ngo uyu muntu atagira gute, adahindukira. N'ikimenyimenyi uyu muntu rero wabaswe na kamere, uyu muntu ushobora kumujyana mu rusengero, gahunda zahakorewe akumva zirabishe, wamujyana muri night club ukabona yabyinnye yizihiwe rwose, ukabona yataratse. Uyu muntu ushobora kumwumvisha indirimbo y'Imana, y'umwe mu bahanzi baririmba indirimbo z'Imana, akumvira abeshya akakubwira ngo iyo ngiyo sinyishaka, ariko washyiramo iyabushari akaririmba rwose ukabona yafashijwe, kubera ko uyu mubiri n'umwuka byose yabyeguriye kamere. Kamere niyo iri kugira gute, niyo iri kubigenga. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero uyu muntu umeze gutya n'aba bakristo nabo turabafite, nubwo badakunda kuza mu rusengero, ariko dufite n'abakristo nabo nubwo baza mu rusengero, ariko imibiri n'umwuka babyeguriye kamere, bikorera imirimo ya kamere kandi bariyeguriye umwuka. Mwese ashimwe cyane. Uyu muntu wiyeguriye kamere, umubiri n'umwuka yarabyeguriye kamere, uyu muntu aba ari muri negative position, aba ari mu cyerekezo cya mayinazi. Uyu muntu aba ari muri mayinazi, uyu muntu aba ari mu kubura ubugingo, aba ari mu nzira y'urupfu, aba ari mu nzira yo kurimbuka. Reka twongere dusimbuke tuge ku gishushanyo cya gatatu. Nk'uko muri kubibona hano, hari agafureshi kamwe kari kuva mu mubiri kakajya mu mwuka, hari n'akandi kari kuva mu mubiri kakajya muri kamere, ariko hari n'akandi kari kuva mu mwuka kakajya mu mubiri, hari n'akandi kari kuva muri kamere kakajya mu mubiri. Uyu mukristo rero dufite hano, uyu nguyu niwe uzasanga iby'umwuka abikora neza 100%, kandi n'iby'umubiri nabyo akabikora neza 100%. Uyu muntu uzamusanga mu rusengero, azabwiriza, azahanura, azavuga indimi, azitanga, azubaka, azakora byose by'itorero rimusaba, ariko nugera no hanze uzasanga ari umunyeshyari, uzasanga ari umunyamagambo, uzasanga ari umusambanyi, uzasanga ari umujura, uzasanga ari umutekamutwe, uzamusangamo imirimo ya kamere n'imirimo y'umwuka byose uzasanga bitwarirana. Aba bakristo rero nabo turabafite. Uyu mukristo aba ari muri neutral stage, aba ari mu kazuyaze. Uyu nguyu Imana yarabyeruye ibihishurira Yohana, iramubwira abantu bameze gutya, abantu bakazuyaze, ubwo badashyushye kandi ntibanakonje, ngiye kubaruka. Aba bantu ntabwo bashobora kujya mu bwami bw'Imana kuko baracyavanga, ntibarahitamo, ntibariyegurira Kristo, imibiri yabo ntibarayegurira Kristo, na kamere yabo ntibarayegurira umwuka, kuko ibi byose biracyagengwa, ntabwo yari yafata icyemezo. Haleluya. Uyu muntu arangwa n'iki? Uzamusanga mu by'Imana ari kubikora, ariko n'iby'isi nabyo akabijyamo, byose akabivanga. Uzasanga akubwira ngo tuba tugomba kugendana n'ibigezweho. Abakristo rero bashaka kugendana n'ibigezweho nabo turababona. Ntago kamemu uzasanga ari kukubwira ntago wageze imyaka 20 utararya umwana, reka ntago wageza imyaka 20 ucyambara ingutiya zigera ku birenge. Uyu muntu uzasanga hari imirimo y'isi yagiye imubata, ariko n'iy'ijuru nayo ikamubata. Uyu muntu rero aba ari mu kazuyaze ni ahantu kamugeza. Igishushanyo cya nyuma aricyo cya kane kiranga umukristo, kandi nifuza ko buri muntu wese yajya muri kino cyiciro, ari muri positive direction. Murabona udufureshi tubiri turi kuva mu mubiri tujya mu mwuka, ariko hari n'akandi kari kuva mu mwuka kakajya mu mubiri, hari n'akandi kari kuva muri
muri kamere kakajya mu mubiri. Haleluya. Utu dufureshi tubiri muri kureba hano turi kuva mu mubiri tujya mu mwuka, kamwe gahagarariye kamere, akandi gahagarariye umubiri. Bishatse kuvuga iki? Uyu muntu umubiri we na kamere ye yabyeguriye umwuka niwe uri kubigenga. Haleluya. Ariko nimwitegereza neza urabona ko hari akandi gafureshi kari kuva mu mwuka kakajya mu mubiri. Bivuze iki? Umwuka w'Imana ntabwo yigeze adusiga. Nubwo wiyeguriye Kristo, nubwo umubiri wawe waweguriye Kristo, nubwo kamere yawe wayeguriye Kristo, umwuka aracyari aho ngaho kugira ngo akomeze agushoboze, akomeze kugushoboza kunesha kamere. Kandi nimunitegereza neza urabona kamere ntiyigeze igenda, kamere ntiyigeze idusiga. Uyu muntu ubwo yiyeguriye Kristo nta kintu kimushakaho, kamere iracyari aho ngaho, iracyarwana na mwuka kugira ngo yongere gutura muri uyu mubiri, kugira ngo yongere kuwugenga. Ariko na mwuka ntiyadusiga, ntabwo yadusiga ngo dutsindwe na kamere. Niyo mpamvu aguma aho ngaho kugira ngo akomeze adushoboze, akomeze kuturwanirira, akomeze kutuneshereza. Haleluya. Naho twagera tutamufite, naho twagera atadushoboje. Rero nitwirare. Hari ijambo Paulo yavuze mu Bakorino, urwandiko rwa mbere yandikiye Abakorino igice cya 10:12, avuga ngo n'uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Ntibi yavugaga nubwo wakijijwe, ariko kamere iracyahari. Isaha n'isaha urangaye gato yakunesha, ukongera ugasubirayo, ukaba imbata y'ibibi, ukaba imbata y'icyaha. Uyu muntu rero wiyeguriye Kristo aba ari muri positive direction. Niyo mpamvu nanjye ndi kubinginga kugira ngo imibiri yacu na kamere twe kubatwa n'imirimo ya kamere, ahubwo tubatwe n'imirimo y'umwuka w'Imana. Haleluya. Abagiriwe neza twongere tuhe icyubahiro. Rero uyu muntu arangwa n'iki? Uyu muntu arangwa n'ibintu bitandukanye. Uyu muntu uzasanga akunda iby'umwuka, uyu muntu uzasanga akunda gusenga, uyu muntu uzasanga akunda kumva indirimbo z'Imana, uzasanga n'izabushara atazizi, uzasanga indirimbo zisanzwe atazizi. Uyu muntu ntuzamubona mu kabari, uyu muntu ntuzamubona mu mirimo y'isi. Uyu muntu uzasanga ibyo akora byose abikorera muri Kristo Yesu. Haleluya. Imirimo ya kamere yarayitaye, imirimo ya kamere itakimubata. Haleluya. Rero ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana ngo dukomeze kuyoborwa na mwuka w'Imana, dukomeze kugendana na Kristo, dukomeze gukora ibyo ashaka, dukomeze kwiyegurira umwuka. Ndabinginze bene data. Haleluya. Muri bino byiciro bine by'Abakristo, ese uri mu kihe cyiciro? Ese uri mu kihe cyiciro? Haleluya. Ese aho ntago waba uri muri neutral position, aho ntago waba uri mu kazuyaze, ese ntago waba uri muri normal position, ese aho ngaho ntago waba uri muri normal position, aho utarafata umwanzuro. Iby'isi n'iby'Imana nturafata umwanzuro, nturahitamo ibyo uzajyamo. Aho ngaho ntago waba uri muri icyo cyiciro. Ese waba uri muri negative position, waba uri mu cyiciro uyoborwa na kamere, ibyo ukora byose ari ibya kamere. Haleluya. Ndabingize rero tuba Abakristo beza, tujye muri positive direction. Ahangaha ni inzira ijyana umuntu mu bugingo, ahangaha ni inzira ikura umuntu mu rupfu ikamujyana mu bugingo. Umuntu umeze gutya rero niwe Kristo yavuze. Haleluya. Uyu nguyu niwe unyura mu irembo, uyu nguyu niwe unyura mu irembo Kristo yaduciriye, ariyo nzira inyura mu mubiri we. Ndabinginze rero dukomeze kuba Abakristo beza, turi mu cyerekezo kizima. Ubundi bukristo bwose nta handi bwatugeza. Kuba wabivangavanga nta hantu byakugeza pe, wanezeza umubiri ariko nta kintu byakumarira. Kuba wavuga ngo ngiye kubireka, sinzajya mu by'Imana, sinzajya no mu by'isi, nibyo nta hantu byakugeza, kuko birasaba kwizera Kristo. Kuba rero wajya mu bya kamere, ibyo nabyo nta hantu byakugeza. Biragusaba guhindukirira Kristo, akaba ari we ukugenga, ibyawe byose ukabimwegurira. Haleluya. Kandi nitwirare. Nubwo wamenye Yesu, nubwo wamenye Kristo, nubwo wamumenye, ariko kamere iracyahari, iracyagushaka. Isaha n'isaha yaguhindura urangaye gatoya. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibakomeze muri runo rugendo, mu rugendo rwo guhinduka, tukamenya abo turi muri Kristo Yesu, kandi tukamenya n'ubukristo bwacu uko buhagaze. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Munyemerere dusenge. Imana Data wa twese, ndagushimiye kubwira ijambo
data iryo uvuganye natwe ni ijambo ry'umugisha kandi ijambo ririmo ubwenge bwinshi. Ndakwinginze rero uduhe kurisobanukirwa, kandi abo ngiye kuribwira Mwami Imana ribahindure, ndetse nanjye Mwami Imana rikomeze kungira umumaro, kugira ngo turusheho kumenya abo turi bo muri wowe Mwami. Turagushimiye ku bwa buri kimwe cyose, mu izina ryawe Yesu, amen. Kristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Genda umukristo mpora mbihamya, nawe igihugu cyose cyanseka. Genda umukristo wo mu mutima, kuko usigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize jyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Genda umukristo umva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha. Genda umukristo naho ndaterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Genda umukristo nd'umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyaha. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Kristo ndumwimukira, ndakomeje mu rugendo rwanjye. Iby'ino mw'isi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mw'ijuru. Genda umukristo gakondo yacu, iri mw'ijuru ku Mana yacu. Nta nzara ibaye, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Genda umukristo gakondo yacu, iri mw'ijuru ku Mana yacu. Nta nzara ibaye, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Genda umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza n'ibyago byose. Nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Genda umukristo uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa. Nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mw'ijuru. Genda umukristo uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa. Nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mw'ijuru. Nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mw'ijuru. Nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye
ngiye mw'ijuru nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona